gituma abantu bagira umurongo rusange bagenderaho kibagarura ku murongo rusange n'ubundi wahozeho, ariko kubera ko abantu bagiye basa n'abanyerera, iyi nyandiko yaje kugira ngo igarure twese, itugarure ku murongo rusange tugenderaho mu bijyanye n'imihimbarize ya misa. Ikindi Musenyeri yavuze nuko gakumira n'ibyashobora gutana nanone. Ikindi nakongeraho nuko ari agatabo, ari inyandiko yahawe imyaka 3 kugira ngo igeragezwe abantu bayisome, bagerageze kwishyira mu bikorwa, batange ibindi bitekerezo bashobora kubona, kugira ngo ababishinzwe bazongere babisuzume, noneho byanze bikunze hazabaho uburyo bwo kugatangaza ku buryo bwa burundu, noneho kugira ngo gakoreshwe. Ariko nyuma y'iyo myaka 3 tumaze kubona uko kakiriwe, akamaro kagize, ibindi bitekerezo byatanzwe kugira ngo karusheho kunozwa. Ikindi rero nagira ngo yenda mvuge cyo nacyo Musenyeri yakomojeho ko kaje ari igisubizo ku cyegeranyo cyakozwe. Iyi komisiyo yamaze igihe kirekire ireba hirya no hino muri Kiliziya y'u Rwanda ahantu hagiye hagaragara utwo tuntu two gusobanya. Icyo cyegeranyo kirakorwa, noneho handikwa iki gitabo bihereye kuri icyo cyegeranyo. Gikorwa na komisiyo y'Abepiskopi Gatolika ishinzwe imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakaramentu. Hariho nashaka kugaruka no kumenyera iyi mvugo nshyashya, ubundi yitwaga komisiyo ishinzwe liturujia n'indirimbo zihimbaza zisingiza Imana, ariko ifite izina rishya, komisiyo y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda ishinzwe imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakaramentu. Ndagira ngo noneho rero ninjire mu gice bansabye kugira icyo mvugaho, no kuvuga igice kuva mu ntangiriro z'igitambo cya misa kugera ku masengesho rusange. Akaba ari igice muri rusange twita ko ari imihango y'ijambo ry'Imana. Aka gatabo gatubwira ko misa gasa n'akavuga ko misa itangira mbere ya misa. Ni ukuvuga itangirira mu myiteguro ya misa. Iyo myiteguro rero hari imyiteguro ya kure, hari imyiteguro yegereje, hakaba n'imyiteguro ya hafi. Iyo myiteguro ya kure rero ni cya gihe umukristo aba ari mu rugo iwe guhera ndetse na mbere y'icyumweru, akagerageza kugira ngo gahunda afite zigabanuke uwo munsi, koko ubu munsi w'Imana, kugira ngo azagendere igihe, agerere mu Kiliziya igihe, akirinda kujarajara muri twinshi, ahubwo agatangira kwerekeza umutima ku gitambo cya misa hakiri kare. Iyo ni imyiteguro ya kure ireba buri wese, ari umukristu, ari umusaserdoti, twese iratureba gutegurira misa kure. Hari imyiteguro rero yegereje, ni ukuvuga imyiteguro umukristu agera mu Kiliziya, imyiteguro igihe abapadiri baza abapadiri n'abahereza bajya kwambara mu sakristiya. Iyo myiteguro rero kubera ko yegereje, umuntu akarushaho kwegeranya umutima awerekeza ku gikorwa kigiye kubera aho ngaho, ku gitambo cya misa kigiye guhimbazwa. Imyiteguro rero ya hafi ni igihe abasaserdoti bambara, igihe bashyiramo imyenda, igihe abaririmbyi baza mu Kiliziya, igihe bazana ibyuma, igihe bategura mikoro. Aka gatabo katubwira ko ibyo bintu bigomba kuba byose byarebweho neza mbere y'uko misa itangira. Ntitubone umuntu ari kwirukanka acana mikoro abasaserdoti bageze kuri altari. Ntubone abaririmbyi bari kuza bagabana amajwi, umwe ava mu ijwi rya mbere undi arya mu rya gatatu, hariya padiri yamaze gukora ikimenyetso cy'umusaraba batangiye. Ntubone mu gihe bari gusoma ijambo ry'Imana, uyoboye abaririmbyi agenda babwira indirimbo baririmbe mu gushimira, azenguruka aho ngaho arangaza abantu. Aka gatabo rwose ibyo bintu karabisobanura neza ko ibintu byose bigomba kuba byamaze gutegurwa mbere y'uko misa itangira. Kuri iyi ngingo ndagira ngo mvuge amagambo abiri. Irya mbere
ni imyifatire, irya kabiri ni imyambarire. Bigaragara neza cyane hano mu ntangiriro ko aka gatabo kabigaragaza. Imyifatire katubwira ni ijambo rimwe, n'umutuzo, kugira umutuzo muri byose. Ari abambarira mu sakristiya bagiye gutangira misa, ari n'abicaye mu kiliziya, ko bose bagomba kuba bafite umutuzo. Uretse ko umutuzo buriya ni ikintu gikomeye muri liturujia, kuko ni ikintu umuntu yavuga ko gitwikira umuhimbazo wose wa liturujia, guhera mu ntangiriro kurinda urangira. Ikintu kiranga imisengere ya Kiliziya Gatolika cyihariye ni umutuzo muri byose, haba mu ndirimbo, haba kubyina, haba kuvuga, haba byose biba bitwikiriwe, niba ariko navuga n'umutuzo, biba biherekejwe n'umutuzo. Aho niho yenda navuga kantu muri rusange kagaragara mu miririmbire yacu, kwirinda ibintu bisakuza bihondagura. Biriya ntabwo ari imisengere ya Kiliziya Gatolika, kuko umutuzo burya niyo mvugo nyayo y'umutima usenga. Iyo twagiye mu bisakuza no kwiterera hejuru, tuba twatangiye kwinjira mu myitozo ngororamubiri, ntabwo tuba tukiri gusenga. Tuba twatangiye kujya mu myiyereko ndangamuco, niba ariko navuga, aho kugira ngo dusenge. Buriya liturujia yacu byose bigomba gutwikirwa n'umutuzo, kuko ari ibifasha umutima kugira ngo usabane n'Imana, kandi imvugo y'umutima nyayo ni umutuzo burya kurusha izindi zose. Uwo mutuzo rero ni ngombwa, urakwiye mu bintu byose. Ikindi nari mvuze mu kanya ni imyambarire. Aka gatabo gasaba abantu bose, abakristu, abasaserdoti batura igitambo cya misa, abandi bose bagira uruhare mu mihango ya liturujia, ko bagomba kugira imyambarire ikwiye, iboneye. Kwambara ku mukristu usanzwe akambara neza. Aka gatabo katubwira ko kwambara neza bidasaba ko umuntu aba ari umukire. N'umukene ashobora kwambara neza, akambara kenda kameshe kandi akakambara neza, akambara akikwiza neza. Ariko by'umwihariko abantu bagira uruhare mu mirimo ya liturujia, abasaserdoti birumvikana, kanabwira abasaserdoti kabibutsa imyenda ya liturujia ukuntu ikurikirana, kuko hari aho rimwe na rimwe bya bindi musenyeri yavugaga, umuntu ashobora kuhimbarwa cyangwa se kumva ko ari umusaserdoti akagira nk'ikintu cy'uburenganzira yakwiha agasa n'urengera, atekereza ko ntacyo bitwaye. Kwibutsa abasaserdoti imyenda bagomba kwambara uko ikurikirana kandi bakayambara neza, n'abahereza nabo bakambara neza. Ikindi kintu gikomeye aka gatabo katubwira ni abaririmbyi nabo bambara imyambaro. Ibyo koko bagomba kwambara neza, ariko bakirinda kwambara imyambaro isa cyangwa yenda gusa n'iy'abasaserdoti. Hari ahantu ujya rimwe na rimwe ukabona abaririmbyi badoza amakanzu ameze nk'ay'abapadiri. Ibyo rero bishobora gutera urujijo. Kanavuga ko byaba byiza abaririmbyi bashaka kudodesha impuzankano bagombye kujya kwa padiri mukuru bakamwereka model, noneho akaba ari wubaha uruhushya n'uburenganzira bakajya kwidodesha. Kandi kuko ibyo bintu byabaye akajagari gakomeye cyane. Imyifatire rero n'imyambarire mbere yo gutangira igitambo cya misa. Misa twibutsa ko itangirira mu sakristiya ikarangirira mu sakristiya. Hari igihe rimwe na rimwe abantu baba batangiye umutambagiro, ukumva umuntu ari gutanga amatangazo, ari kubwira abantu. Ntabwo biba bikemewe ko hagira umuntu ugira ikindi kintu akora iyo umutambagiro watangiye. Uriya mutambagiro nawo rero ntabwo ari urugendo rusanzwe, ni umutambagiro wa liturujia. Misa iba yatangiye. Iyi nyandiko itwibutsa yuko atari igihe cyo kwiganirira ku bantu bari ku mutambagiro ngo bivugire ibyo bashaka, baramukanya bati ntabwo twari duherukanye, cyangwa se bari ku mutambagiro yabona umuntu hariya mu mbaga akamusuhuza ati uraho sinari nguherutse. Oya, kanavuga n'imyifatire y'abantu bari mu mutambagiro ukuntu igomba kumera, ariko cyane cyane umutuzo no gufatanya n'abandi kuririmba indirimbo y'umutambagiro.
ari abo rero batambagira ari n'abari mu kiliziya bagomba kumenya ko urwo rugendo ubundi umutambagiro mu myifatire ya kiliziya ishushanya urugendo turimo hano ku isi tugana Yerusalemu yo mu ijuru. Ntabwo ruba ari urugendo rusanzwe gusa nka kwa kundi tujya tubiririmba ngo turi mu rugendo rugana mu ijuru. Icyo rero urumva ni ikimenyetso, bya bimenyetso Musenyeri yavugaga, ni ikimenyetso gikomeye cyane gifasha umutima w'umuntu kwinjira mu isengesho hakiri kare, kumva ko turi mu rugendo rugana mu ijuru. Ikindi ahangaha muri iki gice aka gatabo kagarukaho cyane ni ukwirinda ibintu bibangamira uwo muhango uri gukorwa aho ngaho, uwo mutambagiro ndetse n'indirimbo iwuherekeza. Hari igihe kenshi iyo habaye iminsi mikuru haba hari kuvuga ingoma. Muri iki gihe hari igihe haba hari kuvuga inzogera n'ibindi. Aka gatabo rwose karatubwira ku buryo bukomeye ko ibyo bintu tugomba kubyitondera ntibibangamire abakristo n'abari mu mutambagiro. Gute? Hari igihe ingoma zivuga mu kiliziya bari kuririmba indirimbo wenda ifite injyana, iyo ndirimbo ikaba ifite injyana yayo mu kiliziya, ingoma ziri ku muryango zifite iyindi njyana idafite aho ihuriye nazo. Abakristo bari hafi y'izo ngoma bakabura icyo bafata n'icyo bareka. Aka gatabo rero kakavuga kati ibyo ni ibintu bikwiye kwitonderwa, abasaserdoti bakabyigaho, bakabiha umurongo uboneye, kuko icyangombwa aho ngaho n'uwo mutambagiro n'iyo ndirimbo ifasha abakristo muri uwo mutambagiro. Turakomeza rero tugere imbere. Igitambo cya misa gitangiye, umusaserdoti uburyo bagera kuri alitari byose aka gatabo karabitwibutsa uburyo baha icyubahiro alitari. Hanyuma ubwo igitambo cya misa cyatangiye, ariko buriya gitangira ku buryo bweruye iyo padiri ateye ikimenyetso cy'umusaraba ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Aka gatabo katwibutsa ko icyo kimenyetso gikomeye cyane, ko kigomba gukorwa neza, abantu batarangaye, bazirikana icyo bakora. Kandi koko mwitegereje abakristo bose ukuntu dukora ikimenyetso cy'umusaraba, ntabwo tugikora ku buryo bumwe. Hari ugikora akagira gutya, hari ugikora akagira gutya, hari ugikora, ariko ntabwo wenda akatabo kashaka kutubwira ngo tujye tubara santimetero iva ku gituza ikagera aha cyangwa ikagera ku rutugu, ntabwo ari icyo. Ariko nibura ugikora yumve ko ari gushushanya umusaraba uko uteye. Kuko buri ibimenyetso dukora birakomeye cyane, nifasha kwemera. Iyo ugikoze nabi, ukwemera kwa ugufasha nabi. Iyo ugikoze utacyitayeho, aho nta no kwemera kuba kurimo nyine. Ni ngombwa gukora ikimenyetso cy'umusaraba neza, uko umusaraba ushushanyije ukagikora kandi witonze, ubishyizeho umutima. Iyi nyandiko nabyo irabitwibutsa ku buryo bukomeye cyane. Umusaserdoti yari yamaze kugikora, aramutsa imbaga y'abakristo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Aka gatabo katwibutsa ko dusubiza ngo nawe kandi muhorane. Ariko hari indamutso ndende tuvuga ngo inema y'umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Abakristo benshi baravuga ngo nawe kandi muhorane, nyamara sibyo. Turasubiza ngo urabihorane nawe. Iyo akoresheje iyo nyandiko ndende, urabihorane nawe, nibyo byanditse mu gitabo cya misa. Ibi rero ntabwo bigoye guhita tubikosora, n'abari kubyumva biroroshye. Urabihorane nawe. Hari izindi ndamutso ziteganyijwe, indamutso cyane cyane y'abepiskopi ni mugira amahoro. Ariko izo ndamutso ni ngombwa cyane. Noneho ikindi kintu gikomeye kireba abasaserdoti, nuko ziriya ndamutso nizo liturujia yaduhitiyemo dukoresha muri liturujia. Yezu akuzwe ari indamutso nziza, mwaramutse mute, indamutso nziza, mwumvise icyaka cyarayeho, ibintu nk'ibyo. Hari izindi ndamutso nyinshi cyane abantu bashobora kuzana, ariko izo liturujia yaduhitiyemo, kiliziya yaduhitiyemo ni izi ngizi. Izindi ntabwo zemewe. Kenshi na kenshi Yezu akuzwe, ndetse ahubwo bisigaye byarabaye noneho n'ahantu hose. N'igihe umuntu yigisha umwana yakororago Yezu akuzwe, hagira akantu kaba ngo Kristo Yezu akuzwe, n'iryo zina rya Yezu guhora turivuga buri kanya. Ntabwo harya batugijeho kuvuga izina ry'Imana mu busa, atari ibintu
bikwiye. Ibi rero nari mbivuze mpereye kuri izi ndamukanyo z'umusaserdoti ko izemewe ari ziriya. Umusaserdoti rero nyuma yaho aduhamagarira, ashobora kutubwira birumvikana mu magambo makeya, ashobora iby'uwo munsi ugiye kuba, ariko akaduhamagarira kubanza kwitegura dusaba imbabazi z'ibyaha byacu, akatubwira ibijyanye na tubabarire. Hari uburyo butandukanye twakwibutsa ko nyine bwemewe bwose mu gusaba imbabazi, uburyo butandukanye byo bwatubabarire, uburyo butatu nibura burahari, abasaserdoti barabwemerewe kubukoresha. N'ubundi buryo bwa kane noneho bwihariye, bwo cyane cyane mu misa zo ku cyumweru, bashobora gutera amazi y'umugisha imbaga. Ubwo nabwo rero tukibutsa yuko ari uburyo bwiza bwemewe, twajya dufasha abantu abasaserdoti, aho kugira ngo duhore mu buryo bumwe gusa nemereye imbere y'Imana ishobora byose, twakoresha n'ubu ngubu kugira ngo ubwo buryo butandukanye Kiliziya duhereye uburenganzira bufashe n'abakristu. Yego. Noneho rero ikindi akagatabo kagarukaho ni Musenyeri yigeze kukivugaho, nuko akenshi iyo umusaserdoti amaze kuvuga ati bavandimwe ni mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya dufite umutima usukuye, abantu hafi ya bose, hari naho bapfukama bose, rimwe na rimwe n'ahantu bidashoboka ko abantu bapfukama, ku ntebe zidateye neza, yayifukamo ikanyerera igakubita uri imbere mu ntege, nawe agakubita uri imbere, nawe agakubita uri imbere. Nyamara ahantu ntabwo ari igihe cyo gupfukama. Kagatabo karabivuga neza, twese tuba duhagaze. Ikindi rero gikomeye ariko kireba abahanzi ni izi ndirimbo za tubabarire turirimba. Ubundi aka gatabo rwose kabivuga neza ko aya magambo tuvuga ari isengesho tuvuga dusubiramo. Bamwe bati Nyagasani tubabarire, abandi bati Nyagasani tubabarire, bakongera bati Kristo tubabarire, bati Kristo tubabarire, abandi bati Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire. Abahanzi bagombye kwibuka icyo kintu, kuko mu bwigenge bwabo bwo guhanga, wenda no kutamenya neza ibijyanye na liturujia, ahimba tubabarira iva nkayi ikaminuka ishyorongi ikagaruka ikazenguruka ikibungo ikajya kurangira abantu barushye, kandi ari Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire. Icyo kintu rero abahanzi bazakibuke, kuko kiri mu bintu bituma rimwe na rimwe imihango ya liturujia yacu irambirana, ikaza gutuma bituviramo kunanirwa, kandi ahubwo misa ari ahantu tugomba kuruhukira. Nyuma yaho rero haza isengesho, haza Imana nisingizwe mu ijuru. Mu minsi ishize Musenyeri Vincent yatangaje, naringiye kuvuga ngo ni amagambo mashya, ntabwo ari amashyashya, amagambo ari mu gitabo cya misa yiriya Imana nisingizwa mu ijuru, ariko yageragejwe guhuzwa na muzika iyo twari dufite Imana nisingizwe mu ijuru, kubera ko ataragihuye nayo dukoresha ubu ngubu. Murabizi uko ibihe bigenda bihinduka, niko abantu bagenda batekereza ku buryo bashobora guhindura mu Kinyarwanda amagambo amwe namwe. Muziko kera twavugaga Imana Patri, nyuma noneho tuvuga Imana Data, na Mungu, na Mungu naryo ryabayeho, ntabwo tukivuga ayo magambo. Muzi yuko kera iyo umusaserdoti yaramutsaga ikoraniro yavuga ngo nimuhorane Imana, ubu ngubu byarahindutse. Buhoro buhoro ababishinzwe bagenda bashishoza bahereye ku bimenyetso by'ibihe, kugira ngo babone imvugo inoze kandi yumvwa n'abantu bo muri icyo gihe. Ni muri ubwo buryo rero abepiskopi barebye basanga iyo ndirimbo ya kera ku Imana nisingizwe mu ijuru tutayita, ahubwo iyo miririmbire yahuzwa n'amagambo mashyashya ari mu gitabo cya misa.
aho rero hakaba ariho ngira ngo wenda mbonereho kuvuga ijambo risa naho rireba ibintu bijyanye n'indirimbo ritoya rigufiya. Buriya mu ndirimbo turirimba mu misa harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni indirimbo ziherekeza imihango. Indirimbo yo gutangira iherekeza umuhango wo gutambagira kuba buri padiri n'abahereza n'abasomyi cyangwa se n'abandi binjijwe muri uwo mutambagiro. Indirimbo yo gutura iherekeza abantu bari kujyana ituro. Indirimbo yo gusangira iherekeza abantu bari kugenda guhazwa. Izo ndirimbo rero zose ubundi zagombye kurangirana n'imihango ziherekeza. Niba umuhango wo gutura urangiye yagombye kurangirira aho ngaho, kuko nawe ubundi se iyo uherekeje umuntu akagera iyo ajya urakomeza ukagenda, ntabwo bishoboka. Abantu bavuga bati uyu muntu byamugendekeye bite? Niba indirimbo iherekeza indirimbo yo gutangira umutambagiro wo gutangira ukabura rangiye, padiri ahagaze neza, urabona ku gitabo yakibumbuye, ategereje igihe cyo kugira ngo atere ikimenyetso cy'umusaraba, abaririmbyi bakabongeraho ikindi gitero. Hanyuma igihe padiri avuga ati buriya ni kiriya gusa, noneho birarangiye, nikirangira biragira, bagashyiraho ikindi, nuko bagashyiraho ubona indi ndirimbo ya kabiri. Ibyo bintu ni ibintu muri ubwo buryo bwo kugaruka mu murongo wa liturujia tugomba kumenya. Indirimbo zose ziherekeza imihango zigomba kurangirana n'umuhango ziherekeza. Niyo abantu bajya gutura, umuntu uvuye gutura wa nyuma ageze mu ntebe yaho yicara, iyo ndirimbo yagombye kurangira kuko icyo yari herekeje cyarangiye. Nta kandi gaciro naringiye kuvuga ifite aho ngaho. Icyo ni igice cya mbere, indirimbo ziherekeza imihango. Ikindi gice cya kabiri ni indirimbo noneho zo ubwazo zigize umuhango. Iyo turirimba Imana nisizwe mu ijuru, nta kintu na kimwe iherekeza, nta kindi kiba kiri gukorwa, ahubwo y'ubwayo niyigize umuhango wako kanya. Iyo turi kuririmba indanga kwemera, nta kindi kintu kiba kiri gukorwa aho ngaho, niyo ngiyo igize umuhango. Iyo turi kuririmba nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu niyo igize uwo muhango, nta kindi kiba kiri gukorwa aho ngaho. Izi ndirimbo rero ubwazo zigize umuhango ni kitonderwa, zigomba kuba zubahirije amagambo ari mu gitabo cya misa. Aka gatabo karabitwibutsa. Izo ndirimbo zigize umuhango wa misa nta kintu zigomba guhindukaho. Umuhanzi mu ndirimbo yo gutura ashobora gutekereza amagambo meza adasobanyije na liturujia cyangwa asobanye n'inyigisho za kiliziya mu bwigenge bwe, nta kibazo, ariko izi ngizi zigize imihango nindakorwaho. Niyo mpamvu aya magambo tugomba kuyitondera. Tugeze rero mu gihe hari isengesho ry'ikoraniro ribanza, noneho twinjiye mu gihe cy'imihango y'ijambo ry'Imana. Imihango y'ijambo ry'Imana ni ukwibutsa ko isomo rya mbere turyumva twicaye, ndetse na zaburi n'irya kabiri tuba twicaye. Ubundi kwicara muri liturujia bivuga ko ari imyifatire y'umwigishwa uteze amatwi umwigisha. Ntabwo ari uko abantu bicara kubera ko bananiwe, oya. Buriya imyifatire yose tugira muri liturujia ifite igisobanuro. Iyo duhagaze ntabwo ari uko abantu baba barambiwe kwicara, guhagarara bifite ikintu bisobanuye. Kugenda nababwiye ko, gutambagira nababwiye ko bifite ikintu bisobanuye. Ibyo ndabivugira iki? Nuko hari ahantu muri bwa buryo bwo kugarura ibintu no gukumira, hari igihe ubona abantu bamwe na bamwe mu kiliziya bafite imyitwarire ibusanye n'iy'abandi. Ukabona padiri ari kuvuga nk'isengesho ry'ikoraniro, hari abantu nka babiri bapfukamye kandi tugomba kuba duhagaze. Ukabona nko muri nyir'ubutagatifu hari abantu batandatu hariya hakurya muri kiriya gihande bapfukamye kandi tugomba kuba duhagaze. Aho rero ni ukwibutsa ko iriya myifatire yose tugira iba ifite igisobanuro muri liturujia, ntabwo ari uko buri wese yikorera ibyo ashatse. Isomo rya mbere rero turyumva twicaye, hanyuma hagakurikiraho zaburi. Aka gatabo katwibutsa yuko zaburi nayo ari ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kuyivanaho ngo ushyireho indi ndirimbo wishakiye. Kera byajyaga bikorwa, ariko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ishobora gusomwa
ariko biba byiza iyo iririmbwe kandi ikaririmbwa neza. Ariko kuyiririmba nabi wayisoma ku buryo bwumvikana. Rero kuri Zaburi naho hasigaye hariho akajagari kenshi mu bijyanye n'indirimbo. Abantu hari za Zaburi zigenda zitembera ku mbuga nkoranyambaga, umuntu akaba yakangutse mu gitondo agahimba. Ubundi kuri ibi bintu bijyanye na Zaburi, murabona ko ari agatabo kacu ka kera, kaza Zaburi za kera. Ziriya Zaburi twari twarazifashe twese mu mutwe. Ariko nidutangira kujya buri wese ahimba Zaburi, ku cyumweru tukaba dufite nka Zaburi 204, amaherezo nta kintu tuzamenyera. Aho hantu ni ikintu ngira ngo mbabwire abantu bari kutwumva bose, buri wese arebe ikintu kigomba gukorwa muri iyo ntuza. Kandi tunabibutsa ko indirimbo zose ziririmbwa mu kiliziya zagombye kuba zifite uburenganzira bw'ubuyobozi bwa kiliziya. Cyo nacyo tugitekerezo, turacyari kure muri icyo kintu, ariko ni ngombwa yuko uwo murimo ukorwa kugira ngo muri liturujia yacu hatajya hagenda hinjira ibintu byose bibonetse. Isomo rya kabiri naryo turyumva twicaye. Agatabo kakaba gatinda nanone ku musomyi w'ijambo ry'Imana, uko agomba kuba ameze, afite imyifatire myiza. Murabizi ko umuntu wese ugenda ufite umurimo muri liturujia, ibye byose bishobora kuvuga. Imyambarire ishobora kuvuga ikagira ikibwira abantu. Uburyo agenda n'imigendere ye bishobora kuvuga bikagira ikintu bibwira abantu. Umuntu rero uhagurutse agiye gusoma nawe agomba kwitondera ibyo bintu, uburyo agenda, uburyo yambaye, ku buryo buhesha Imana ikuzo, butarangaza abantu. Ikindi rero aka gatabo kavuga no kudatungurwa n'isomo, kubanza kuritegura hakiri kare. Ndetse n'abasaserdoti ubwacu, hari igihe ugenda mu misa yo gushyingira ugasanga abageni bwa mbere babonye bakakubwira ngo baraza gusoma amasomo, yaza ugasanga nta nubwo azi n'ukuntu bitangira, akaza agahita asoma, yagera hepfo bikamunanira akafata hakurya aho abonye kugira ngo arebe uburyo yahikura. Kwirinda rwose icyo gihe aka gatabo, iyi nyandiko igira inama padiri ko niba ari nta muntu hari yagenda akisomera amasomo. Aleluya rero ya nyuma y'isomo rya kabiri twese tuyiririmba duhagaze. Aho naho haracyarimo akantu ko gusobanya, tuyiririmba duhagaze. Kubera iki? Kuko buriya Zaburi ni indirimbo iza yikiriza isomo rya mbere. Ubundi uburyo imihango y'ijambo ry'Imana yubatse nk'ikiganiro. Mu isomo rya mbere Imana iratubwira, muri Zaburi natwe tukayisubiza. Mu isomo rya kabiri Imana ikatubwira, ariko isomo rya kabiri burya ryo risa naho ari imfubyi, kuko Aleluya turirimba ntabwo irigaruka, ahubwo bihindukiriye ivanjiri. Rero ikaba ariyo kwakira Yezu Kristu ugiye kutubwira mu ivanjiri, tugahaguruka rero kugira ngo twakire uwo mushyitsi muhire. Twese kandi ari abasaserdoti, ari buri wese uri muri icyo gitambo cya misa. Ikindi rero gikurikiraho ni iyo padiri asoma ivanjiri, naho harimo akantu gasa no gusobanya mu buryo bw'imisubirize yacu. Hari kandi nari nibagiwe gatoya kandi k'ingenzi kuri ibi by'amasomo. Hari abantu bajya gusoma isomo agatangira ngo isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa, ibyo bintu isomo rya mbere ntabwo byemewe. Mu gitabo cy'amasomo biranditse neza, ni ngombwa gusoma ibyanditse mu gitabo cy'amasomo. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, ugasoma isomo ryawe, warangiza hari abavuga ngo bavandimwe, ngo bakristo beza, ngo nimwakire neza ijambo ry'Imana. Naho hazamo kubusanya rimwe na rimwe, ariko biranditse neza ko twese havuga ati iryo ni ijambo ry'Imana, natwe tugasubiza tuti dushimiye Imana. Ni amagambo rwose yoroshye cyane. Noneho rero ku ivanjiri akenshi niho dukunda gusobanya. Iyo padiri avuga ati amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na, hari abavuga ngo aragasingizwa Kristo. Barahari, ariko ntabwo ari ni
uragasingizwa Kristo, kuko niwe uri kutubwira uragasingizwa Kristo. No mu gusoza nanone ivanjiri avuga ati ayo ni amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu, harabavuga ngo nahabwe ikuzo Nyagasani. Ntabwo ari ibyo, ahubwo ni habwe ikuzo Nyagasani. Habwe ikuzo Nyagasani niwe ubutubwira. Ni na ngombwa kwitoza icyo kintu cyo kumva kuri kubwirwa na Nyagasani, kuwo muntu uri kuvugira aho ngaho imbere asoma iyo vanjiri ari umusaserdoti, yamutije uwo munwa we ngo umubere mikoro, ahubwo ari Nyagasani uri kukubwira, yarangiza ukavuga uti uragasingizwa Kristo umaze kumbwira. Nyuma rero y'inyigisho y'umusaserdoti, byaba byiza habaye akanya ko gutuza abantu bakururutsa iyo nyigisho bamaze kumva, nyuma hakaza indangakwemera. Iyo ndangakwemera twabivuze yuko amagambo yayo ari indakorwaho, ndetse nk'uko nabivuze kuri Imana nisingizwe mu ijuru, hari izo ndirimbo za mbere za Byusa na Gahinda zari zarahimbwe, ariko iyo miririmbire yazo bakaba barayihuje n'amagambo dufite ubu ngubu zasohotse hafi aha ngaha. Hari abantu batangiye kuziririmba, hari numvise baziririmba numva zimeze neza cyane. Bwa mbere abantu babanje kuvuga bati ese bizagenda bite, ariko twabashishikariza kuko zaratanzwe hirya no hino abatwumva, kugira ngo nabo batangire kuzitoza, tujye dukoresha amagambo dufite mu gitabo cya misa y'ubu ngubu. Noneho rero iyo ndangakwemera hari ikintu gikomeye cyane. Indangakwemera ubundi tugira ebyiri. Hari indangakwemera twita iy'intumwa, yaturutse ku ntumwa, iriya ngufiya tuvuga iyo tugiye kuvuga ishapure, ndemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi, iremewe kuyikoresha muri liturujia. Hari iriya ndende twita yavukiye Nice na Constantinople, iriya n'ubundi dusanzwe dukoresha ndende. Ariko hari n'indi tuvuga igihe umusaserdoti aganira n'abakristu, cyane cyane igihe hatanzwe amasakaramentu, batisimu n'andi masakaramentu yose. Mu gitaramo cya Pasika, mwemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi, bati turamwemera. Mwemera Yezu Kristo, turamwemera. Iriya nayo ni indangakwemera. Ni nayo mpamvu iyo twayivuze koko tudakenera kongera kuvuga ya yindi iri mu gitabo. Aho naho tukibutsa rero abasaserdoti ko dufite uburyo butandukanye, aho guhora mu ndangakwemera imwe, dufite n'ubundi buryo dushobora gukoresha. Igice cya nyuma nza kurangirizaho ni igice cy'amasengesho rusange. Ubundi ni amasengesho mu by'ukuri amenyereye ku cyumweru no ku yindi minsi mikuru, ariko ashobora no gukorwa no mu zindi misa, ntabwo bibujijwe. Na misa z'imibyizi umuntu ashobora kuyakora, ariko bitonze kugira ngo bidatuma misa itinda. Ni amasengesho ubundi yagombye kuvugwa ku buryo bwumvikana, inyikirizo yayo ikaba izwi n'abantu bose, kuko niyo mpamvu bayita amasengesho rusange, areba buri wese yagombye kurigiramo uruhare. Cyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Ashobora gusomwa, ariko ashobora no kuririmbwa. Hari igihe rimwe na rimwe abaririmbyi baza ukabona aragiye yihambyeho, bagiye kuyaririmba ariko atayateguye, ukagira ngo hari itegeko rihari. Niba abona atayateguye rwose ashobora gusomwa ku buryo bwumvikana, ntabwo bituma agabanya ireme ndetse n'agaciro kayo ko kuba amasengesho. Hari ibitabo bya Dusingiza Imana dufite, badufitiyemo amasengesho menshi. Hari ibice muri ayo masengesho bagaragazamo amasengesho menshi, ariko ni ngombwa guhitamo amasengesho makeya, 4 cyangwa 5, kugira ngo bitaza kurambirana. Uretse ko n'abasaserdoti bafite uburenganzira bwo kuba bategura amasengesho bakurikije ibikenewe muri kiliziya y'icyo gihe. Ni abasaserdoti niko mvuze, kuko ni ibintu bigomba kwitonderwa, ntabwo ari buri wese ushobora kubikora. Ibyo bikaba ari byiza rero gusabira ibikenewe muri paruwase muri iki gihe, muri kiliziya y'u Rwanda muri iki gihe, iryo sengesho rikaba ryakongerwamo. Muri makeya rero ibyo bari bansabye kuvuga,
ni ibyo ngibyo, ndabashimiye ko mwanteze amatwi. Turakomeza tujya ku cyiciro ku meza ya kabiri y'igitambo cy'Ukarisitiya. Mbere yaho gato muranyemerera ngire utuntu nanjye turi muri iki gitabo nuzuriza Padiri Angevuba Theophile, Padiri Theodose, aricyo yavuze ku bijyanye n'imyambaro. Aka gatabo katwibutsa yuko ibara ryo mu bikorwa bya liturujia ari umweru. Ni ukuvuga ko niyo washaka gushyiramo utundi tuntu tundi, ibara ry'umweru rigomba kwiganza, kubera ko rishushanya ubutagatifu twese tuba turimo kurwanira. Hanyuma ikindi kuri Zaburi, twibutswa yuko Zaburi ntabwo ubundi yagombye kuvuga n'umuntu wasomye isomo, kuko nabwo ni ubutumwa bunatangwa. Yagombye kugira undi muntu uyiririmba, wenda iyo hari korali byo birashoboka, cyangwa se undi muntu uyisoma, kuko nayo nk'uko aka gatabo kabitwibutsa, nayo ni ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi nikijyanye n'uburyo abakristo bakwitwara. Tuba turemye koraniro rimwe, muri bwa bumwe rero ubundi abakristo